mukomeye. Rero umwe mu bakunzi bacu yatwandikiye ati hello, nitwa Janine ndi umukobwa w'imyaka 24. Mu minsi ishize nazanye umukunzi wanjye kumwerekana mu rugo abinshuti na mama, gusa nge nkagira ngo nibisanzwe byo mukwe na nyirabukwe, gusa naje gutungurwa no gusanga umubano wabo wararengereye kuko basigaye bateretana. Oya nigihe mama uretse gato uri kwihutisha ibintu message niyumvikanye nukuvuga ngo mbabarira uvuge neza ibyo bintu bitware gake. Nanjye nikanzemo yanditse ati hello nitwa Janine ndi umukobwa w'imyaka 24. Mu minsi ishize nazanye umukunzi wanjye kumwerekana mu rugo abinshuti na mama, gusa nge nkagira ngo ni bya bindi by'umukwe na nyirabukwe, gusa naje gutungurwa no gusanga umubano wabo wararengereye kuko ubu basigaye bateretana. Hari n'igihe mama ajya agenda bakararana kuko papa yitabye Imana nkiri muto. Yego, ikibazo rero mfite uwo musore ndamutwitiye kandi ati ikibazo rero mfite uwo musore ndamutwitiye kandi nabuze nuko mbimubwira nyuma yo kumenya ko asigaye ateretana na mama. Sasa rero ndibaza uyu musore mureke kandi mutwitiye, icyo kibazo cya mbere afite. Niyame mama se areke kwihoma areke kwihoma ku mukunzi wanjye, mungira inama nabuze icyo nkora. Urumva afite ibibazo, reka tubisubiremo. Aribaza ati uyu musore ntwitiye mureke kubera ko asigaye ateretana na mama, cyangwa niyame mama wanjye mubwire ni umusore wanjye twikundanira wamuvuyeho. Hagati aho yabuze icyo yakora. Mbese yazanye umusheri we kumupresenta kuri nyine, ahubwo birangira muhaye none se buretse uwo muntu nta se afite, nta mugabo muri urwo rugo. Urumva muri urwo rugo nta mugabo ubamo, urwo rugo rurimo ubwo n'abagore babiri, harimo umukobwa akabamo na mama we gusa. Ni ukuvuga ngo we papa we ntago ahaba, papa we kuko yitabye Imana. Bivuze ko nyine ariyo mpamvu mama we ajya agira atya akagenda akajya yanarara iyo ngiyo ngo ari kumwe n'umutipe bakundana, kuko yaje kuyamenya, ariko ari kwibaza ngo ese uyu mutipe mureke. Ikibazo kirimo gikomeye, aramutwitiye. Iyo bataramutwitiye basi yanamureka akikora. Yari guharira nyine, yari kumuharira. Kandi mu nama turi bumugire ya nama ntago iri buzemo, uwo mwana agomba kuvuka. Ari kwiba burane nuko abatana bitubajije n'ibindi, buriya erega buriya umubyeyi yatwite n'umwana, ikintu cya mbere abatekereza iyo hatangiye kuba makabaza umwana ataravuka bayibaza ati ese uyu mwana azakura atabona papa we. Nubwo bayafata umwanzuro wo kumureka, urumva biri kumugora. Abakunzi bacu rero ngira ngo babyumvise, witwa Janine afite ikibazo, aracyari na muto, umwana kahuritse akiri muto. Uyu ni fiance we niko twabyita. Urumva umuntu yaje no kwerekana ni fiance. Urumva ikibura no kumubwira ko amutwitiye ku buryo banapanga bati reka turebe uko tubigenza. Turibaza rero bizagenda bite? Uwo ni uri kwibaza. Abakunzi bacu batangiye kuduhamagara, reka tubumve kuri telefone batubwire bo barawumva uyu mukobwa yakora iki. Nje mu byo numvise hariya, mu byo Janine yifuza gukura miliyanda ibyo nta birimo. Yego rwose, icyo kibazo nacyo yakakibajije, ariko cyurumva ko kitarimo. None abigenza ati umukobwa yitwa Janine. Janine nuko yaharira nyina. Aharire nyina rero umwana we nakura azasanga. Uyu mwana utwitwe hagirwa nuko bavuga. Ntacyo nawe. Ubwo bizarangira bite? Naharire nyina uwo musore. Uwo mwana namubyara nakura azamenya se amusanga. Niko nje ndumva. Akoze cyane. Yemere gutwita kabisa atari kumwe na se. None se ko nyina yamutwaye umukunzi we, yakuntu se yagenda akamubwira ati mvira ku mugabo. Madamu va mu nzira. Aho ngaho byaba bigayitse cyane, namwihorere yere kugwanira na nyina umugabo.
niko nje ndi kubyumva. akoze cyane ahubwo aho ngaho uzingeho ikibazo nahita nibaza se base na nyina babyaranye umwana harya ubwo abo bana baba bapfanye ese wa mugani kandi ibyo ni ibintu bishoboka cyane wumva birashoboka niba uyu mubyeyi ateretana n'umuhungu utereta umwana we birashoboka ko nawe babyarana ariko birashoboka cyane abo bana bombi baba bapfanye baba bavukana kwa je ndumva baba bavukana baba bavuka kuri se umwe iyi ni bisa hanyuma none sugo hanyuma ni ukuvuga ngo aba bana umwe yaba ari iki cyondira abantu baza amasano cyane batubwiye urumva umwe tuvuga abaye ari umukobwa wabyawe na nyina mukuru wabyawe na mama Janine undi abaye ari umukobwa ashobora kuba ari umuvandimwe we abaye ari umuhungu akaba ari yaba ari mu ubwo ngubwo yaba ari umukobwa yababereye anti yaba ari nyina wabo yaba ari umuhungu akaba ari nyirarume hanyuma uwo mugabo akaba ari iki cy'uwo mwana noneho nyine ubwo ngubwo ayo masano ntagabaho mureke kuvumbura nibaze ko abo bana noneho bahuje se uhite wibaza oya abo bana byanze bikunze baravukana kuri se ariko ngo ugiye kuri nyina aho byagorana cyane ndumva abo bana ari umugabo umwe wababyaye kuri nyina na mukobwa we ndumva abo bana ubwo baba ari abavandimwe baba basa n'abavukana yego hanyuma rero abigenza ati ariko ayo mahano abe uwo mukobwa uko byagenda kose byo ntabwo yakora ibyaha bibiri ngo akuremo inda abe yarakoze icyaha cy'ubusambanyi akore n'icyaha cyo kwica bivuga ngo rero yareka uwo mwana akavuka akamurera agakura nyina nawe akamuharira uwo mugabo imana yabishaka ikamuhereza undi we ariko umwana we akamurera kuko uwo mwana ashobora kuba ari nawe umugisha we ibyo ni uko mbibona kuvuga ngo ahangaha harimo akantu abantu bari kwibagirwa kumugiraho inama nta nubwo yari yabibwira umusore ko umusore ntabyo aribaza ese abimubwire bibwira umusore ko mufite uyu mwana kandi mbizi neza ko ari gupanga ibintu ntazi na mama bafite ukuntu kwaje reka nanjye mwibariza ikibazo se basi anabibwire nyina ko atwitiye uwo musore icyo nacyo ni ikibazo nanjye nakwibaza wenda ntekereza ko yakabaye nacyo yatekereje kugishyiramo wenda igihe kikamubana gito bitewe nicyo ni ikibazo cyo kwibaza yego twumve n'uyu icyo abivugaho. halo yego Janine se none abuze nyina guteretana n'umufiyanse wera oya nawe kubwira ko ibintu bigenda neza nta ruhande bangamiye bose nababwize ukuri abicaze hamwe anababwire se ko ibyaba bizi none numva none ababwire ko biza ababwize ukuri avuga ati njye mwitiye umuhungu baje kwereka umuhungu none yarangiye mutwaye kandi ndanamutwikira bakugize umusazi ko ibyo bintu bitabaho bitigeze binabaho nubwo bakugize umusazi nawe urateze cyiza ni uko baba bamenye ukuri niyo bakugira umusazi ko nyine nawe ari mama wawe ntabwo yapfa kwemera kujya gusarira ahantu halo yego nyine tunagende nabicaza bibabwire ariko nababwire ko yamenye ko baryamana nyine ababwire ko atwite umwana w'umusore nyine ewa ni ibintu biri aho nyine tu ubwo rero ko babifata nabona nyine batabyumva bapfa ariko ntabwo bareka kubyitaho kuko umubyeyi nawe ari umubyeyi buriya kandi atanabyitayeho nta mpamvu yo guhindukira umuziranenge hari inama yabagishije bamureka abeho nyine urakoze cyane ishiboyi ngiye nyine ni aka ishiboyi za ishiboyi za ni ukuvuga ngo ugiye ku giti cyanjye inama numva namugira ndahamanya n'abantu benshi bakomeje kugenda babisubiramo bye numva igishoboka wafata mama
ugafata no mu boyfriend wawe ukabicaza ewana ukabibabwirira hamwe ukavuga ati njye hari ikintu nshaka kubabwira ubu tuvugana ndatwite nwite inda yawe hanyuma nk'uko wabimenye cyangwa se unabibona ko hari umubano bafitanye ubwo uzabona uko bombi bazabyitwaramo umusore ashobora kuzavuga ati niba utwitereka nkujyane nyine umbere umugore turere umwana mbese nyine ibizavugirwaho birashoboka wabyemera ibaze none iyo kompetisiyo ya nyoko noneho muri mu rugo rumwe biragoye ariko njyewe numva umwanzuro uzava muri ibyo ndetse no kuba bazabyitwaramo aribyo bizatuma amenya icyo agomba gukora kuko sinzi niba wavuga ngo ubigenze ute umusore ntabyo azi na mama we ntabyo azi at least bibamenyeshe bombi ariko bikaba byiza bibamenyesheje bari kumwe nyine ubwira abantu ibintu bari kumwe ukanareba n'uburyo bakitinga ukanareba uburyo buri wese ari buze kukubwira hanyuma nyuma y'ibyo uzanareba nuko bazitwara niba bazakomezanya wa mubano wabo niba mbese njye numva nyuma yo kubibabwira ari buzamenya umwanzuro w'icyo wakabaye ukora ku ruhande rwanjye icyo ni kimwe nanjye ntabwo ndi bujye kure y'ibyo ngibyo ariko ahangaha reka mbanze nibutse uyu mukunzi wacu Janine ko afite mama we kandi nk'uko yabitubwiye ni ukuvuga ko ise yitabye Imana akiri mutoya bivuze ko mama we yamwitayeho cyane ni intwari ye yamubaye hafi cyane bishoboka aramurera aramukuza ubwo bivuze ko afite abantu babiri akeneye kandi atagomba guhomba kuko ntabwo azi uko bazabyakira ashobora no kumwihakana umusore yego cyangwa se bikagenda gute ariko we aba yiteguye uburyo ki azita ku mwana we ikindi kandi yewe nasinzi mbaye ndi umukobwa nagukatira tu wamukatira tugikomeje kuvugana hanyuma ibyo uwo mwana ukabigenza ute umwana ushobora kwemera ko tumurerana sava ariko nyine ntabwo naba nkibanye nawe yego how do you imagine genda ni nkuko nasanga umukobwa nyine ubwo ngubwo musangiye na papa yego ngayo nguko rero ubwo niba akiri kutwumvagira ngo yabyumvise buri muntu nyine aba afite uko abyumva ntabwo bishoboka ko abantu bahuriza ku gitekerezo kimwe kuko buri muntu na situwasiyo aba arimo nyine aba afite uko yabikora